Red Blue JD. Muyobo nukuri uretse ariko ndabigusobanura byose muyobo ariko rekaze abisobanura ubundi wampaye telefone wibye nkakurekura ukagenda. Nukuri ko Imana na telefone ngewe na telefone nibyo kandi sarigoma wowe urabeshya ejo bundi duhura wahungaga iki niki wari wibye umva basi umva ngusobanurire umbwize ukuri nyine urabona nyine urumva genda ningufata wowe sha nzagufungura beshyera ubusa sundi kwa jaja wo bari he sinari muzane igisambo. Keve babalao baho Shalame bahore ugiye Tate naho ngiye nari ngiye muri toilette ndaje. Petero we zanira icupa sawa ngaho ningo zanira icupa aho ngaho Pascal bitte. Sawa. Kanzani nanya karutu tuganira. Yemega. Ngo ntugire ikibazo ibintu norozo. Asa Pascal amafaranga yakuye noneho. Ntugire ikibazo. Ibintu norozo ngo banza rya uyu munsi yandi buri some kabisa. Toilette byana byo biranuka. Urabona nakize reka mbe nigiriye mu gasantere. Undi ijya kumbwira ngo mutesi. Yakurira ko nta muntu ngurira kamwe sha. Seni bari kurira barahara ariko goko ese ni mwebwe niko mura mumuha niko yi urashigutse ndashyigutse ndaje pe muraho mama muha muraho neza namahoro muraho neza yego namahoro ngaho turaho ni karibu ya star murakoze yemwega nuko babagira intama niko yi muraho ariko turakomeye ni amahoro turashima Imana mana yanjye waragiye urahera wiberiyo ndanezerewe n'ukuri kw'Imana Mana ishobora byose uwima ikaramye nubwo tugutunguye ariko twari twarabiteguye ko tuzaza kugusura umva se nyine rwose umugabo wiwe rwose we yaherukaga kera byo rwose mama amuheruka kera ariko buri uko bwije nuko bukeye madamu wanjye yangezega mukuru yanyu kandi nzi ko abasura byo rwose aransura ibyo byo uvuze ukuri ubu rero rwose kubera ndishimye rero natwe turishimye cyane ubu nashigisha ikigage ngize amahirwe musanze kigihari ndetse hari n'ubushera
ariko wima nimubwire rero akombaza imana uzi ko utajya usaza uri umwe wa kera pe kimwe n'uyu mukuru wawe ntacyo nzanira agasembuye niko numva naho ubundi ntabwo twahinduka usibye Tadeyo niwe wigize nabi nuko naho ubundi reka mze ko mva abashyitsi banjye rwose Tadeyo yabaye nabi ayiwe wabyumvise wumvise uko Uwimana avuze umugore ufite ubwuzu umugore ufite yewe ayiwe urumve ko nta n'ikibazo yanyishyuye amezi 2 rwose ariko uriya sura mukobwa mushya nabonye ariko na Donathan n'uwo rwose kuko ni nawe wamuzanye iwanjye ari mukobwa rero nabonye ari umusirimu uriya rwose ntashobora kwambara cyangwa azana andi mananiza undi se amananiza baba bayazana kurindi buriya jyewe rero ntago njya nkina n'umupangayi cyangwa mvugane nawe nabi ubundi ni ukuvuga ngo ni ukunyishyura amafaranga yanjye byamunanira akampereza inzu yanjye ubundi akikomereza akajya kuyishaka ahandi wajeje kabisa kavukire wajeje rwose tangiye kuzana ibya kavukire rero ariko mva nkubaza nta makuru ya Tadeyo nta kumumbonera Tadeyo simeruka siyagiye nta makuru emeruka simeruka kumubona pe yaragiye ariko ubu ngubu ntabwo uzi ikintu cyambabaje nanjye yagiye ajyanye ariko niwe wakengeye iyi niyo ngingo yanjye rwose Makremante ko numva ntabwo ndumva nakigabiza kose neza reka karamirika imuga kararyoshye mereza ariko karanasana neza wagira ngo ni kamwe ko mu matyazo rwose mu rurenda ngaho mugabo nanjye ndemeye ahubwo se uvuze Tadeyo naho umuntu uramenya amakuru hano yabaherere karengetse kararyoshye Tadeyo ejo bundi nagiye kugira gutya mbona arampamagaye nuko ambwira ngo ko azaza muri iyi minsi ariko ntumbaze ngo ni kuwa kangahe ayiwe ni ugutegereza urumva Uwima azaza rwose nawe ntabwo ari umwana ndabizi azaza ntabwo ari umwana ararugushije rwose no kurugusha pe ubwo nyine nta kundi wabigenza ubwo niyo si ya none niyo dufite kuko bihora bihindagurika uko bwije uko bukeye ariko mureke mbabwire Tadeyo azahinduka kandi yongere yitekerezeho azahinduka yazahinduka ibyo ngibyo muvuze nge ntabwo mbyemera ngo namwe ibyo byo guhinduka ahubwo umugabo wawe mbona mu buto bwiwe atarigeze yishimisha akaba ari bya bindi bitare turudaje biri kumugaruka nge niko mbibona ariko se atishimisha wirengagije ko twahuye tukiri bato aricyo gihe twabaniye kuva ku myaka 19 kugera kuri 20 koko none se ibingibi wambwira ko ari ibiki wambwira ko ari ibiki ariko nimureke mbabwire mwikomeza kumucira urubanza murabyumva mwikomeza kumucira urubanza Tadeyo ashobora kuba arimo kubashakira ubuzima ariko ubundi mama muhawe waruzi yuko abagabo baduhisha byinshi si nk'ibyo byose se ubwo se tubahisha byinshi wenda hari igihe ibyo tubahisha ari ibibarengera bibakiza wenda ingorane mushobora guhura nazo ahubwo mumbwire muhawe yabifasha ate muhawe rwose nta kibazo ubu rwose twebwe twishyize mu mutuzo ariko rero mama muha uriya mwana muzamwegere mujye mumuganiriza
kuko buriya hari ibintu ababyeyi bacu bakora cyangwa se twe dukora ababyeyi bikazagira ingaruka ku bana. ni koko rwose bitewe n'ababyeyi. ibyo uvuze ni ukuri, ibyo uvuze ni ukuri. Nyega n'ubundi nanjye ntako mba ntagize, urumva nakwicaraho singaniriza umwana wanjye koko, kandi izo ni inshingano zanjye rwose. bite pure Abakuru se Clement ni meza biragenda. ushobora iki? Nyuraho nyine ukatereka ngusuhuze nta kibazo. uje kunsura se ni amahoro ra? Ni amahoro. Umugabo sara. oya nawe hariyo na mama hari umuntu bagiye gusura. Noneho twaba tuganira nta kibazo. Ako pure ibintu byawe byo kuza kunsura ababyeyi banjye badahari ntabwo mbikunda. Erega burya ihangane rwose. Nuko kayinjira rero. Ariko bari buze batinze. Mbese birakureba wenjira unsure nta bindi ndi kuvuga. nabazwe n'ayanjye yajyanye. yewe wari ubonye nawe uguriza. Ase nari mbizi ko yaza akanyikopesha nkama nari mbizi ko banyambura. Sibabura mero ikiganiro. Ase pete we kutaza ngunyakire ntubona ko nagezemo. Ha sena waro nawe nakwe Pascal yandangaje. Ndi mu magambo naka kagabo. Ariko se bimeze umugabo ushaka rero. Twamari bito. Ariko inzoga yawe yashizemo wahagiye ukareka kumana n'ividi. Zagiye mwimenya. Yamanza. Ma Karame. harya nakubwiye ko Pascal yaje hano ejo bundi agushaka. Reba nawe igihe ubimbwiriye rwose. Ariko ejo yaje aha ngaha nagutumye ku isoko. Ma Karame. twari ikintu nshaka kugusaba. Ngaho mbwira nta kibazo. Ma ndashaka kumindurira ikigo. Aho wigaga se habaye iki? Ma ndashaka kujya muri internet nkajya nigambamo. Muri internet niho ushaka? Sawa nta kibazo. Ndaza kubitekerezaho neza nimbona ari byo ubwo nzajya gushakira ikindi kigo. Maze yakukinshakira? Ni ukuri. Urakoze. Sawa sawa. urimo urabyumva wowe ahantu hari Bimeze bite sha? Kwishyura mbere Urambonera murajabu wari. Nuzi ko nasobuje ari we sobuje mugabo. Uzi ko atanyishyuza mbere nkansikoje mu gitondo. umugabo ni mugabo nansabiri ni sabiri Anyumvira rero murajabu. mukaze tubimereza mugomba kujya mwishyura mbere Anyumvira mwana. none paka umurezi kwanza akabari kabaye gashya ubu gasigara ka sabiri paka umurezi mwana mureke mugore zake mba nimwera ahubwo Ko nawe rero sigavugira icyaka. hano barimo harashya neza dore gutya barimo harashya Ahubwo si umurezi ngo ni serigo mu bwaraza rye ariko murajya gutwiriza hano. uwo mureke paka wande ku icupa ndimo ndabisoma araza dusanga hano nago warambirwa ufite icupa mu ntoki Mara ku bundi wowe ugira ngo ishuri rire kunaniye burundu. Atanyabwana hana ishuri sirinanira umuntu gute N'ibyo byose nyine urimo. oya urareba wansohokanye waje kugura akantu aho gusura murezi muri yavuze ko dusanga hano Komeza ko dusanga hano. Agusohokanye ni serigo ma dusohokanye. Sakonje. uzamukira Buriya nuko utabibona. Ni ukuri ko Imana ndagukunda. Kandi ntacyo mba ntakoze ngo mbikwereke pe. Shape erega biragoye. Gusa ngiyemo umuntu mbeshya pe. Uramenye. Umwanya wo kukubeshya sinawubona. Ukavuga mwiza nkawe. Gusa nyine icyo mushaka we cyonyine nuko byibuze wampa umwanya. Sibyo? Umwanya pe uhagije. Shape biragoye gusa nzagerageza. Nukuri ubwiza ufite muri rufiye ari ingendo irihariye, inseko irihariye.
ufite byose niba umusaza papa wamuhawe bikongoza bakanda wasaje ati kuko yaturungeye yemwe mbona ari ugushuka oya niko se nta nubwo mperuka kubabonana yagiye ahubwo se ko najya nza ngo nankope ese kuki ukunda kwikopesha cyane ariko wazashatse akazi ugomba kwiyongoza ukankorera geste shabure nyine nzajya ngerageza irika biba bigoye wanjye si umuzi uramutse se agasanga ari n'umuntu n'umwe nakopye yanyica neza neza ako kiriya gisaza mba mbona ntazi ukuntu giteye nanjye niyo mpamvu nza hano nkenguzwa nk'ihugu yabuze imbere nukira papa nyine gusa ntuzongere gusa kunsura ababyeyi banjye badahari nanone databukwe shenge niko ahubwo rero nari nyarutse urumva reka musezera ubundi nsimbuke sibyo sawa nta kibazo wagenda gusa nyine ibyo bintu nkubwiye ubitekerezaho ndakomeje shabure nzagerageza noneho wanyemerera nkajya nkwita she oya nibyo ntabwo wari wabyemererwa noneho nagusezera se nkasimba nta kibazo rero ushaka kunsezera gute utansezera nicaye ahangaha ariko nuko akazi ibintu by'abantu batangiye urugendo rumwe sibyo reka musezere uregeze aho ngaho aho gusohoka utahe ababyeyi banjye bari mu nzira bari kuza batagusanga hano kandi byababangamira sohoka nkwerekeze utahe ariko nyamara ihangane sohoka ndishimye rwose aho ubundi rwose mu minsi uyu munsi umbereye umunsi rwose yewe turanezerewe watuzongera tunagaruke tuzajya dusurana mama muha tuzagaruka tubasure sibyo ubuzima bw'iki gihe n'ubundi turabavandimwe twakira maze rero karame ngo ntiriwe mbageza kure twaganiriye bihagije reka mbasezereho nkomeze njye mu turimo cyakoze rwose mana akira umusigara amahoro yenga Clementine uti komera agakobwa kanjye yahubwo nzajya namukuzanira nawe umuha impanuro nawe uri umubyeyi azajya aza kugusura kenshi uzajya unyunganira imana ibaho umugisha mugende neza yeguye ndashaka ubunyobwa ibitunguru n'amavuta ufite icyo bitwaramo oya ntacyo mfite ariko urandebera akaverepe gato birajyamo sawa sawa koze nawe yanjije isi irakanurira iki koze ufite ibirenge by'inzobe mana shapure nk'ibyo bintu wabibonye koko shapure riri hangane bikamugeza ahangaha nta n'intambwe ebyiri uteye se oya pure ababyeyi banjye bari mu nzira bari kugaruka kandi ntabwo nshaka ko nyine duhura nkwerekeje nibyo nanone gusa nyine urabizi hariya ahantu nk'ubwenda akomeje rwose ikintu nkeneye ni icyizere gihambaye kandi buriya ntabwo uzicuza sibyo pure nta kibazo nzagerageza ni ukuri ukampa mwana kandi ntabwo uzicuza nta kibazo pe ahubwo bayi akanyange sawa bayi ayi mama mbega kwenda dore ngaka kariya karaje shamwe ubundi kaka turakukanyira n'abagabo mabi yatambitse mani banzi turuza hano ubu mani nabona ndimo ndakwipana na biriya bicecuru nk'aho mwabona guriya mukecuru wanyoroheye mani nta n'iminota ibiri isize turahita tukubona tubororongera bose mani zari kata ziteye ubwoba ubwo ducitse nanjye nagurutse mu kirere sabi
ni wowe ni njyewe warabyibushye byihorere sambyo wabyaye kariyanza rigenda ukuntu sigaho ngana ndabona watangiye akazi ubu nagatangiye ndimo ndabapimira umva mugabo yaranyizeye ubu ni njye ugomba kujya mbahereza amacupa ubu nizere ko ni no kurwaga ngiye kugenda ufatira nubizi ni ukudushyiramo imiyaga dore twarabaye kuva kera dore twarabaye kuva kera zamani mana ko sinari ko nakubona aha ngaha rwose imyaka yari igiye birantunga ibyanwa byaraje ko nawe ndabona bwaraje man none ndagira ngo mweretse igicupa cy'igutire nyisame cy'inkope nayo mfite zana igicupa nanjye ariko nyisoma kindebere wowe aha ngaha mwana w'iwacu ndebere urucupa ngaha nisome uriya rero twaraturanye utamureba kuri bamwita Nsabiri Nsabiri uravuga iki ko ngiye kujya noneho nzinywa nikuye nze nkwereke ibyo nyikorera sha nkwereke we Nsabiri we ndiwe muga bite shapure uraho mwana uvuye se ko mbona wiruka nk'umusazi nivire ruguriye kwa Petero usigobahe se usigobahe nivire aho hepfo munsi yo kwa Murigo cuciye kuri kaganda Murigo uramujyana mu buzima muri ka kazu kenda kugwa k'amafuti kenda kugwa kandi siriya nzibaye icyo uretse kuyisebya niko se pure iriya nzu wayivuyemo ukareba handi ukodesha ko inzu akazu gatoya keza kakwegereye kandi hari inzu zirahari wayivuyemo itazaguteza ibibazo nanjye nzagerageza nyine ntago mba norohewe n'ubuzima mw'ino minsi ariko rero mama Clementine nawe urashinyagura uyu nguyu urabona yabasha kwikodeshereza n'inzu urabona none se nari naza hari iwangu nkope n'icupa sinkwishyura umva genda iriya nzu yivemo ushaka ahandi akazu gatoya kakwegereye kandi inzu zirahari utazahura n'ibibazo sibyo nzagerageza ntugire ikibazo mama Clementine ngaho genda rero ushaka akazu uzimukiramo yego soze Clementine urakoze yego amuga uriya mwana agiye antera impungenge urumva uriya mwana antera impungenge ngewe ubwanjye ndumva twazasha uko tubigenza tukamubwiza ukuri tukazagira n'icyo twamumarira sinzi uko ubibona shama Clementine karame biriya bintu nanjye njya mbitekerezaho akenshi hari nyamara akanya ntaryamye ntasinziriye bitekereza ariko nanjye mburaho nabihera pe bifite ishingiro nanjye uriya mwana niyo mpamvu nakubwiye ko ahora antera impungenge urumva ni ibintu byo kwitondera ariko ibintu byo kwitondera nta kinanirana urumva tuzabikore urabyemera cyane ko urabona ko ari gukurura na Clementine muri ino minsi ibyo ngibyo byihorere tubanze dukemurire icyo kibazo turebe icyo tumarira uriya mwana ejo atazagira ikibazo kandi amakuru yose tuyazi turabizi ni ngewe nawe tubizi sibyo hari undi ubizi ese we mishaho hari undi mishaho ntugasitare Cyaruhinda yego ngaho ndamubwira Fipi bawe umeze ute urakomeye yego n'iki se shaka agahinda k'inkoko hamwe n'umwe n'imyiki yatoreye imeze bite se cyaryoheye ahubwo se umva mubaze nta barugaravu wambone barugaravu uko mbyibuka nigeze kubabona kare bamanuka bajya kuri ka kabari ko kwa mugabo ndibaza rero bashobora kuba bari hariya inzagwa zizabica kandi nawe
urukunda kuba wagira ngo urakaziza. Ariko se babure urwagwa ngomba kurukunda kuko urwagwa rwacu ruba ari umwimerere. Nta kundi wakwidefanda. Nta bintu by'ibiproduwi biba birimo nka biriya byo mu nganda. Ubwo nicyo cyatuma utakunda urwagwa rw'iwacu. Niko bimeze. Umva amwidefanda ahubwo se ese burya uri no kunywa. Burya uba ufite amabanga wicaranye. Ahubwo higira hino mubaze. Wandusha amafaranga nk'ibihumbi 5 ukabungurije. Ibihumbi 5 rwose ntago nakubeshya. Na kibiri nayo nifitiye ejo bundi nahuye n'inkobwa ebyiri z'inyeshuri zikinkurira mu kabari ko kwa mugabo. Rwose naba nkubeshye narashiriwe. Nahise nta muntu wabona pasi wanguriza ko nahita nyabona nkazayamusubiza. Gusa ikintu nakora ariko ndakubariza. Mubyaye reka ngende ndaza kukubariza ndakubwira reka nebuke ntago ninda. Ni ryarise ndakubwira ntago ninda ndakubwira. Nyamara wambwira nkaza kukureba. Oya ntugire ikibazo. Ihene ya tate ndayimaze. Koreka mubwire tate. Nindamuka mbonye amafaranga ihene yawe nzayikwishyura nanjye sinjye nari mfite uburwayi. Arakwisha ariko tu arakwisha. Asara ndo mfite ariko amafaranga y'umucugo n'amafaranga. Telefone ni nzima. Ariko Sabi. Iyi telefone ni nzima ahubwo wowe uzuza 10 nibere nukuri. Iyi telefone ni nzima rega. Okay. Nta kibazo. Urayama. 10. Ariko ndaguhereza 8 nguremo amafaranga abangaba bankwereye. Kora sawe genda uzane iryo 10 aho ngaho. Nawe ibintu byose nyine guruka ibi akira shamu banza wici cyaka tuyanywera mumure ikibazo mute niki niba rurwagwa hano barabazanira n'izindi nzago turarungwa kuri manda bagurira urakize dore ngaye amafaranga ureba se ubundi wo mwakira bara amafaranga sabi akanya ndasinzera sibona ari 7,000 twumvikanye 10 sabi ubyangira bwawe bwo muri 2 na kangahe narinzi ko byarangiye mu by'abana. Oya ibintu byo kotsa runonko ukahita ujyana ibijumba byose ubigaruye no mu kabari se twumvikanye 10,000 uzanye 7,000 sari goma nyumva nabanje nkuramye amafaranga 3,000 bajama bankwereye. Urabona ko zamurenze akakanya subuta akakanya tunywereye 3,000 nsabe nyibesha uvuga ati jute muhungu wawe niyo mpamvu ngomba kujya mba rwagwa rw'urushyuro rukajya rubacanga gahe gendera nyinshi namwe murankura ushaka kuyabika se ushaka kuyabika uje buburetse kushaka kuyabika utamaye imana. Okay tuza rero fata reba regura umuntu w'ijemana ntabwo wanjye uwo mufite wanjye suje mbaye wanjye mubarishije imibare y'ubugoryi ngo mwaje mwiyabuze inzago wese twarusangiye ndazana n'uwari se twari kugwa wese twarusangiye cyangwa ahantu hose wamaze uri mu gasozi twe twagutegereje twagutegereza ntacyo tumwe 3,000 byose sinakwepaga se ngira ngo ndebe ko twabona imari ariko natwe twagutegereje ibi ntabwo twabyemera rwose mani ngenda mva ndushya ahubwo nanjye gusenga mushatse mwebwe tukazamuka mwe muyobanye nsurumva nagenda ntarumazemo kandi ndabafatira aho mu nzira n'ubundi wadusanze hano reka nijyanire umusore wanjye ntago mwagerayo narazere utansiga genda umazemo nsabi sigara n'inzago zawe sadore Dema bisi ni byiza sora awe umeze ute se esa kuri kwiruhutsa erega natuye niko umva ko utambaza ikintu kinzanye ariko mbwira se umva narengewe kureba ngo tujye gusangira nagize ubunebwe bwo kwisangiza sha sora nanjye akazi kari kamereye nabi ntabwo nigeze mbona umwanya wo guteka nayo mfite ubunebwe nari bitugende ibingi uraba ubikora nimugoroba ngaho reka mfungeho funga kutambaza
ikibazo ariko ibyo natetse niba ari imyumbati ngire nsigara Clement turumva ukuntu ashyushye. Arashyushye cyane nanjye nuko ndimo Tutamufungura amadirishya n'ikigo. turayafungura nuko twari twibagiwe. Ariko uko bwije nageze ku kabari. Ubu wa muhungu ntabwo aramenyerana n'abakiriya. Yego, ariko rero ngomba kujyaho nkareba ko byifashe. Ko bimeze kose. Erohokire uzagira ejo rimwe. Ese Clementine arahisha? Clementine. Nturahisha? Reka nanjye njye kureba ko igikatsi kikirimo amazi. Nawe n'ibikatsi byawe. Mugire vuba. Yego. Seba ho wiriwe ko uyu munsi nagushatse nkakubura. Nawe nuko nari nanyarukiye hariya hirya gatoya kwa Petero. None se warorohewe? Narorohewe ubu ngubu narakize hari ahantu hashaka kuntuma se. Nashaka kukubwira yuko Isiko yambwiye ko ejo azadusura. Ibyo umusaza nabyo tatenge ntabwo mba nshaka kumva story za papa uzajya uzihorera kabisa. Ko ari Isiko urabona yuko nakwanga umuvandimwe. Ngo yakubwiraga ibiki se? Yambwiraga ko ejo azadusura. Ashutsadusura umva nyine ko ari we wazabasuye. Naringeze ngo ni njyewe. Ariko nyine baho. Ntabwo uramenya amakuru y'ahene yanjye. Jene se? Tate ihene nashakiye ahantu hose naraperereje rwose ihene narayibuze. Ahubwo ikintu nabonye ni ikiziriko nabonye hano hepfo munsi y'urugo. Ahubwo mpereza uwo muhora aho ngaho nje guca igitoki. Inguni na Sadona n'ibijumba byari biryoshye. Ariko sha. Umva. Reka nahe canjye kwanura imyenda. Hano muri rufiji basigaye bibi. Yego. Aho nta kibazo wata. None se umbwira amakuru yari rwaravu umugabo wawe. Sha. Mugarava ameze neza ejo azaza kundeba. Yego. Sha ariko nzahita nguhamagara uzumusuza akuranyibukije ariko mbanze muhamagare. Aha. Ansarazi. Yewe ntago nakubeshya sheri nzaza kureba ejo ni gahunda n'ubundi inzara ari wawe reka ntugire ikibazo nende kumwe na bya birara bibiri byanjye ntuzamwize na sarigoma twari tuvuye ku iki cyaka ndakumva ntago nakubeshya hani ntago nakubeshya sheri sawa bye love you gusa love you sawa Merekeza ngiye ngwerekeza reka ahubwo nizere ko utazamberekeza nzazanye present sheri wawe ntacyo bitwaye kanye ninjye kwanura ubwo anza kumerekeza nyine sheri bye nawe nyine nutumye ino ntebe uyinyinjizanya ayiwe iranaremereye Tigwaye ikigahunda wisucika ibikisa ubwo mana umva reka mbareka gutuzasubira zo ji Rusisi ugenda gutya ndiye nyine mana reka ngende tu we tuzavugana ejo baba kanange niyanure imana arura rugoresha uzitonde utazagwa mu ruzi urwita ikiziba ubu ya bintu bishora koko kiranuka uguha inyonyo ntaki genda ajya konka sha dore nakubwiye ngo ntabwo tuzabikora Iwe ni ibiki yikoze noneho datawe Mama tabanzire Yebe ikiko numva wasetse Uyu ni Tadeyo cyangwa
Red Blue JD.